Ikiganiro cy'uyu munsi tukerekeze mu gitabo cya mbere cya Samweli, abafite Bibiliya ntihagire umuntu haza gutera ubute kuhajya. Mu gitabo cya mbere cya Samweli turavuga igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu, ariko icyisho kikavuga ngo Imana irahamagara. Wowe nanjye Mwuka w'Imana adufashe kugira ngo twumve umuhamagaro w'Imana. Igice cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ni igice kibumbiyemo amakuru y'ivuka ry'uwo Samweli. Ntabwo yavutse mu buryo bworoshye, kandi burya nawe ntabwo byari byoroshye kugira ngo ubukiriho. Samweli ntabwo yavutse igihe ababyeyi be babikeneraga bagishaka. Nyamara amarira n'agahinda birumvikana by'umubyeyi we, bya mama we. Hari igisubizo Imana yatanze, kandi gitanga ku gihe cyayo, kandi kiza cyujuje ubuziranenge kuri uwo muryango. Bishoboka yuko iyo umuntu avutse nk'uko abandi bose bavuka, abantu batabona igitangaza, ariko kuki bya Samweli tugiye kubyiga nk'aho bidasanzwe? Mama we ntacyo abandi bagore batakoze ngo bamuce intege, ariko ntiyazicika, akomeza gushyira ibyiringiro mu Mana. Byaramuvunnye cyane, atavunwe n'amezi 9 amutwite, ahubwo babajwe nuko ari umwe mu bagore bari muri icyo gihugu udafite umwana. Bibiliya yangira avuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo buhoraho, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hana yabonye umwana mu gihe byamuvunnye, ariko ntabwo yavunitse kurenza imvune Imana yagize kugira ngo umunyabyaha abone ubugingo buhoraho. Umwana aravuka, Imana mu nzira zayo irabikora. Yewe hanagera ubwo ahiga umuhigo, atumaye umwana, ukaba umwana w'umuhungu. Nyirahangaha mbivuge ku mugaragaro, nzakwegurira Mana uwo mwana uzama. Igihe gikwiriye gisohoye, Samweli aravuka mu marira menshi arutaye abandi babyeyi babyara bagira, kuko yararijijwe nuko nta mwana afite. Ntabwo ari hana gusa, kuko Aburahamu igice cya 12 cy'itangiro kugenda kugira ngo igice cya 15 na 16 nawe ntacyo atakoze agira agahinda. Ntabwo kari agahinda kuko nta mugore afite, kari agahinda gashingiye ku kuba nta mwana afite. Imana yaza yamuganiriza iti, Aburahamu, ngiye kuguha isezerano, urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri zo mu ijuru. Aburahamu akabwira Imana ati, ariko Mana, urambwira ayo magambo, ukambwira icyo gihugu, nta rubyaro wamaye. Uzazungura urugo rwanjye ni Eliyezeri umunyadamasiko, yari umugaragu mukuru wayoboraga abandi bagaragu kwa Aburahamu. None ibyo umbwira bizasohora bite? Imana yegera Sara, imuha ayo makuru. Sara araseka ati, n'abazumva iryo jambo bazasekana nanjye. Nyamara njyashimira Imana ko ibyo abantu iyo binaniwe niho Imana igaragaza icyubahiro cyayo.
igihe ibyawe bizagaragara ko birangiye, wacitse intege, Imana ibikuri iruhande kandi ikiri Imana. Ntabwo wakwibaza ukuntu Samweli yabonetse, ariko igihe gikwiriye gisohoye araboneka. Amaze kuboneka, uwo mwana arakura nk'uko abandi bana bakura. Ntabwo amarira ya mama we ntabwo yari ayazi, kuko yari atarabaho. Agahinda n'inzira byanyuzemo byari bihishwe amaso ye, ariko avukira mu muryango usenga. Nubwo ari umuryango wabanje kugira agahinda. Noneho igice cya gatatu, uwo mwana Samweli, mama we, umuryango we bamutura Uwiteka nk'uko bari barabihize. Barangije kumutura Uwiteka, nta handi yagombaga kuba uretse ku buturo bwera. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka. Muhumve neza igice cya gatatu, yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Eli ntabwo ari umuntu usanzwe, yari umuyobozi w'iby'umwuka mu buturo bwera. Eli yari afite ibyago bihabanye n'ibya Hana. We yari asanganywe abana, yari yarabyaye, ariko abana yari yarabyaye bari bateye agahinda. Yari yarapfanye agahinda katarago kuba adafite abana, ahubwo agahinda kuko bafite. Hana we yari afite agahinda kuko nta mwana afite. Icyama aya materaniro dutangiye akazasoza ufite agahinda katari ko ufite abana, ahubwo yuko udafite umwana, kuko ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Akazasozanya agahinda. Uzi kubaho udafite umwana? Uzi kubaho udafite umwana? Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Kandi muri iyo minsi ya Samweli na Eli, muri icyo gihe ijambo ry'Imana ryari ingume. Muri icyo gihe ijambo ry'Imana ntabwo nuze kugira ngo ni ibitabo bitari biriho. Imizingo y'abahanuzi yari ihari, Mose yari yaranditse, ariko kuki ryari ingume? Nimba ryari ingume icyo gihe, Amos arongera hanure ngo rizongera riba ingume, abantu bave ku nyanja imwe bajya ku yindi barishake baribure. Imana irahamagara. Igihe ritaraba ingume, Imana irahamagara. Kandi kuba Bibiliya yavuga ngo ryari ingume, uko imizingo yari iriho, niko n'ubu igitabo ugifite iwawe. Ubwo ndavuga Bibiliya. Hari n'abafite ibirenze Bibiliya, ariko mu ngo zabo no mu mitima yabo ubuhanuzi bushobora gusohora n'ingume iryo jambo. Ryari ingume. Nakwereka kwari kweruye, kwari kuriho. Ariko nimba musoma Bibiliya neza, guhanura byari biriho. Yego, ikitari kiriho ni iki? N'ukwerura. Muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, kandi guhanura ntabwo kwari kweruye ngo abantu bamenyeshwe ukuri k'ubutumwa bwiza nk'uko buri. Pawulo amaze kubusobanukirwa neza mu Baroma igice cya 16 aterega ubwo butumwa bwiza nibunkoze isoni, kuko muri bwo harimo imbaraga ihesha uwizera wese gukira. Kuki abantu badakomeye mu by'umwuka? Nuko nta jambo ry'Imana rihari, ahubwo nta kuryerura guhari ngo rivugwe uko riri. Iyo ijambo ry'Imana rivuzwe uko riri, hari ikintu kibaho. Umugabane uryanga uhita uboneka, n'uryemera ukaboneka. Murongo wa 2, icyo gihe Eli yari atangiye guhuma, atakibona. Umurongo wa 3, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka, aho isanduku y'Imana yabaga. Aho hantu urahaba. Nureba urusengero nk'iza abantu bateraniramo,
ahubwo urebe ijambo ry'Imana uririmo. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 na 32, Yesu yavuze ibisa n'ibi, abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Uzakumenya ute nakwerura guhari? Ariko Samweli we amaze kureba abona itara ry'Uwiteka ntabwo rirazima, aragenda aryama mu rusengero aherekeye isanduku y'Uwiteka aba ariho aba. Muri iyo sanduku y'Uwiteka hari ibihamya, niho ubwiza bw'Imana bwari buri mu cyumba cyahera cyane. Icyumba cyahera hari igitego kitabaza cyamurikiraga ubwo buturo bwera butagiraga idirishya. Ahera cyane akaba ubwiza bw'Imana ubwabwo. Itara ry'Imana ryari tarazima. Yerusalemu, ku bikuta bya Yerusalemu hari hateretse amatabaza menshi amurikira uwo murwa. Itara ry'Uwiteka ryari tarazima. Reka fatanye namwe gushima Imana ko nubwo haba hariho kuterura ukuri nk'uko kuri, ariko ijambo ry'Imana riracyahagaze. Ubwo rigihagaze rero, reba ko rihagaze neza mu bugingo bwawe. Urebe neza nimba ritabaza, kuko Zaburi 119 umurongo wa 105 Bibiri iti ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, n'umucyo umurikira inzira zanjye. Kandi Yohana 8:12 Yesu abwira abantu baraha n'abariho mu gihe cye ati nige mucyo w'isi, unkurikira nazagenda mu mwijima na hato. Ijambo ry'Uwiteka nirirazima kandi nizigera rizima igihe rizaba rikigomba kugira icyo rikora mu batuye isi. Ubwo rero ritarazima, reka dushimire Imana yohereje abamarika bayo batarebeshwa amaso n'amaso y'abantu baraha, bakaba babararitse. Iruhande rwe hari marayika, ariko ntabwo hari gusa, arimo aranandika ukuri butekereza iri jambo, ukuri bugenda uryemera cyangwa urihakana. Nyamuna wirinde ataza kwandika ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Marayika w'Imana wakurinze, ukikurinze, niwe wakubwiye ati tugende. None dushima Imana ko twahageze. Ubwo twahageze rero, itara ry'Uwiteka nirirazima. Kandi itara ry'Uwiteka ryamurikaga ryari. Umurimo w'itara ntabwo ari uko ryakora ku manywa, ahubwo rikunze gukora nijoro, kuko Eli yari yamaze kuryama kandi yari atakibona, ntiyari akireba neza. Samweli nawe arimo arakora umurimo, arawukorera Uwiteka imbere ya Eli. Kwerura ntabwo guhari kuzuye. Murongo wa 4 maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Ahamagara Samweli aritaba kuko adasinziriye. Ushobora kwibaza ikibazo kuri uyu murongo. Ni gute umwana wavukiye mu muryango w'abasenga? Ni gute umwana ukorera Uwiteka imbere ya Eli? Ni gute umwana uba mu rusengero Imana yamuhamagara? Yesu ubwira amuhamagara ngo imuhe inshinganiro utiyo yari afite. Uyu murongo ntuzajya ugeraho n'ikindi gihe uzamenye ko kuba umunyedini runaka bidasobanuye guhamagarwa n'Imana. Ntabwo ari cyo bivuga. Iyo bari cyo bivuga, ntabwo Imana ibarahamagaye Samweli, kuko yari ari mu rusengero n'ubundi. Kandi umurongo wa mbere watubwiye ngo yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Umubare munini w'abantu ndetse n'abari hano banyuzwe n'ubuzima bwo mu rusengero basengeramo, bawusha intego y'umuhamagaro w'Imana. Iyo bagize ibintu buzuza, bakabyuzuza bari muri izo sengero barimo no mu matorero atandukanye, nta kindi bakora uretse kuvuga ngo dutegereje Mesiya kandi azaza, nyamara batarahamagarwa.
maze Uwiteka ahamagara Samweli nawe ati karame. Arirukanka. Umurongo wa 5, nyemerera uwumvire mu mwanya muzima. Samweli yari atararyama, itara ry'Uwiteka ryari itarazima. Eli yari aryamye kandi atangiye kugira ikibazo cyo kutareba neza. Imana ihamagaye Samweli, Samweli arihuta ariko atajya aho Imana iri. Arirukanka asanga Eli ati nditabye kukumamagaye. Nyemerera wemeranywe na Bibiliya, ntabwo ari we wayanditse, nanjye nta ruhare nagize ngo ibeho, ariko yandikiwe ubugingo bwanjye n'ubwawe ngo ituyobore. Agiye he uwo yitabye ko atari wari umuhamagaye? Ibyo biratubwira ngo Imana nivuga ujye wumva Imana, nukumva umuyobozi wawe, nukumva umubwiriza. Icyo bivuga akuyobore neza, nawe akeneye kwitaba ijwi ry'Imana ku ruhande rwe. Akubwirize neza, ni umuntu nawe ukeneye guhamagarwa n'Imana. Kuko na Samweli yakoreraga Uwiteka ataramenya ijwi ry'Imana. Icyizere cy'uko nawe urizi n'ikiye. Icyo Eli yakoze, yaramubwiye ati wa mwana we, sinjye uguhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Wari uzi ko iri jambo nugira amahirwe yo kuryakira abo mubana, ukaryakira nk'uko kuri kuzuye, bazakubwira ngo have. Hari abazakubwira ngo sigaho. Hari abazakubwira bati ryama, utarengera, udakabya, subira kuryama. Uwiteka arongera ahamagara Samweli. Samweli arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kukumamagaye. Yo ni inshuro ya 2. Aramusubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli, murongo wa 7, ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka. 2, kandi yari atarahishurirwa ijambo ry'Uwiteka. Nyamara ari mu rusengero, iyi mirimo arayikora neza, nta kibazo afitanye n'umutambyi Eli, nta mugayo w'itorero arimo. Umuntu uryama yerekeye isanduku y'Uwiteka, ariko naramenya Uwiteka, nta nubwo imvugo y'Imana yari yayisobanukirwa. Kugira Bibiliya ni kimwe, no kumva ikivuga biratandukanye. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo dore kwizera guheshwa n'ijambo ry'Imana. Kwizera guheshwa n'ijambo ry'Imana. Ukwizera kwawe nimba kudafite urufatiro muri Bibiliya, uracyafite ikibazo. Kandi imyaka yose umaze, ntabwo nekeza ko ari wagezaho uyimara mu rusengero nka Samweli, utaramenya Uwiteka, utarahishurirwa ijambo ry'Imana. Ibyo biratubwira ngo umugabane munini w'abakristo n'abantu bavuga ko basenga Imana bakeneye kwemera badashidikanya ko ibyanditse ku murongo wa 7 bibavugaho. Kandi nimwumve mwenyine, nanjye birandora, kuko ndi hano, ndi mu murimo w'Imana. Ariko Samweli yari awurimo, aryama mu rusengero, aho Imana imuhamagaye ntabwo ariho yajyaga, yahushaga intego. Imana ikomeza kuba hafi ya Samweli, ititaye ko yavukiye mu muryango wa Gikristo, reka mariyo mvugo nkoresha, ititaye yuko ari mu rusengero, ahubwo yitaye ko ubwonko bwe butarumva neza icyo Imana ivuga.
kandi Samweli ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa ijambo ry'Imana. Zaburi umurongo w'119, umurongo igice c'119 umurongo w'130 haravuga ngo, Zaburi 119 umurongo w'130, guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, kugahabaswa ubwenge. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, kugahabaswa ubwenge. Mbese ijambo ry'Imana wari warisobanukirwa nk'uko rivuga? Aho nurifite iwawe gusa, aho ntabwo unezezwa nuko wabatijwe ukiri umwana ukabuhamya ngo nge narindi dini ndajyamo kuva nabera. Samweli narindi yari yarigeze ajyamo, ariko atahishurirwa ijambo ry'Imana, yari ataramenya Uwiteka. Kubw'ibyo rero, nimba uyu nguyu wanditse muri Bibiliya wavutse mu buryo butangaje, atarazi ibyo, icyizere ufite cyuko bisobanukiwe n'ikihe? Urusengero uruzamo, ushobora kubona ruzamo rimwe mu cyumweru. Samweli yarubagamo, atanaryama mu rugo iruhande rw'isanduku y'Uwiteka, ariko muri we itara ryari tarazima. Akoresha amahirwe neza kugira ngo azasobanukirwe n'iryo jambo, kuko niryo tabaza rimurikira acuza umwijima. Imigani 29 umurongo wa 18, umunyamigani hari ijambo yavuze. Iryo jambo riravuga ngo iki? 29 umurongo wa 18, arimo arunga mu ry'umunyezaburi aravuga ngo, aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Aho guhishurirwa iby'Imana kutari abantu bigira ibyigenge. Ese iryo jambo turihishurirwa binyuze he? Yohana 13 umurongo wa 8, uwo mwuka naza azatsinda abisa bemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. Nguwo mwarimu, nguwo urihishura, nguwo ufata iby'Imana akabibwira ubishaka. Ntabwo Imana ihata. Iyahamagaye Samweli, ngiye yahamagaye Adamu, ngiye iri mu guhamagara abantu muri iki gihe ngo base bumve icyo Uwiteka avuga. Ariko ibyago tugira, Imana yahamagaye Adamu yumva nabi. Yari imuzaniye ikiganiro cy'agakiza, atangira kuvuga ibyo atabajijwe. Ati numvise imirindi yawe ninyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana iti ninde muntu ko ari wowe uri muri iyi si wenyine wakubwiye kwambaye ubusa? Adamu icyo kibazo kiramunana araceceka. Ariko arangije, sindekeraho, ndavuga aho byaturutse. Ni wa mugore w'amayi. Wa mugore byagenze gute? Ni ya nzoka washyize mu ngo bya Edeni, niyo yashukashutse ndarya. Imana irahamagara abantu bakumva ukundi kuntu. Imana yahamagara Samweli. Samweli ati ngiye gushaka umuyobozi w'itorero, ngiye gushaka ukuriye abantu mu by'umwuka, nawe uhari. Kereka Mwuka Wera niwe uyobora abantu kuri kose. Niwe utsinda umutima w'umuntu, kuko gutsindwa k'umuntu bitajya bishoboka. Niwe wemeza umuntu icyo adashobora kwemera. Niwe umubwira ngo iyi niyo nzira bari ucamo. Ariko igihe gikwiye gisohoye, Samweli ntabwo ariko byagumye, haje kuba impinduka, kandi impinduka zabaye muri Samweli ndazifuriza buri muntu wese. Umurongo wa 8, Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu. Wowe umaze guhamagarirwa inshuro zirenga zingahe? Amateraniro umaze kujya amaranga niki? Imana ihamagara Samweli, imuhamagara ubwa gatatu. Imuhamagara ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagara uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati, genda usubire kuryama, niyongera kuguhamagara
umusubize uti Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe neza amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari, maze Uwiteka araza ahagararaho, aramuhamagara ubwa mbere n'ubwa kabiri. Samweli yari yamaze gusobanukirwa n'umuhamagara, ntabwo byari nk'ubwa mbere. Aya materaniro azasoze waramaze kumva itandukaniro ry'amajwi y'abantu n'ijwi ry'Imana. Maze Uwiteka niyarekeraho kuko umugambi wari ugezweho. Subire ku murongo wa 9, niko kubwira Samweli ati genda usubire kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka avuga kuko umugaragu wawe neza amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari, maze Uwiteka araza ahagararaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe neza amatwi. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima. Hari igihe waryumva uyu munsi ntuzongere kuryumva. Iyo buza gucya Samweli akitaba utamuhamagaye, haba ubwo iry'amanywa atari kurisobanukirwa kubera urusaku rw'ibyo yari arimo. Ariko imugenera igihe nk'uko yakigeneye abaraha ngo yongere ihamagare. Reka two kugora Imana ihamagara inshuro zirenga imwe, ahubwo uyu munsi niwumva ijwi ryayo kandi ryamaze kuvuga, Imana irahamagara, niwinangira umutima. Kandi ab'Imana ihamagaye ntabwo ibarekeraho, irabababarira, irabeza, irabatunganya. Ibyo ni ijambo ribivuga. Ntabwo ari we wenyine Imana yahamagaye. Yahamagaye Kayini mu gice cya 4 cy'itangiriro. Kayini nawe yaritabye. Imana yamubaza iti murumuna wawe ari he? Kandi nawe yarasubije, arasubiza ati ntabwo mbizi, kandi sindi umurinzi wa murumuna wanjye. Urashaka gusubiza utyo? Ntabwo nifuza ko wasubiza utyo Uwiteka Imana, kuko iraguhamagara kubw'inyungu y'agakiza kawe. Uyu mugoroba rero reka dushimire Imana ihamagara, natwe dusubize nka Samweli ngo Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe neza ugutwi, neza amatwi. Reka uyu munsi niwumva ijwi ryayo ukaba wahitamo kuryakira iryo jambo, riragukorera icyo Imana yakoreye Samweli. Samweli byasoje abaye ikirenze icyo mama we yatekerezaga. Kandi nawe hirya yo kuguhamagara ukitaba, irashaka kuguha ubugingo buhoraho, irashaka kuguha agakiza, irashaka kuguha amahoro, irashaka kuguha ibyiringiro utigeze ugira mu buzima bwawe. Ahubwo emera iyo Samweli yemeye, maze wemere iryo jambo rirema ibyo rishaka kurema muri wowe. Mbikwifurije nanjye ngo mbigire ibyanjye, twese tugire ijambo ry'Imana umuyobozi wacu n'umujyanama wacu muri urugendo, mu izina rya Yesu. Dushima Imana. Data wa twese, Imana yacu, uri Imana ihamagara, kandi ntabwo urambirwa n'iyo twakumva nabi. Urakoze kubw'uyu munsi, kubw'ibi bihe ugiye kuduhera aha uhamagara. Uturinde kuzaba mu barwanya ijambo ryawe, uturinde kuzitaba umuntu uwo ari we wese uretse wowe, kandi uzabidufashemo kuko turabaswa. Utwigisha ukuri kw'ijambo ryawe kweruye, uduha amahirwe yo kuguhitamo bigishoboka, mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza.